nitwa Twahirwa Remo, naturutse mu rurembo rwa Huye, ni naho nkorera umurimo w'Imana hariya kwitaba. Hanyuma nshimye Imana iduhaye umugoroba kugira ngo mbabwire imirimo Yesu akora. Yesu yaratsinze, azahora atsinda, yicaye ku ngoma iteka kandi ntabwo azayinyagwa. Imana ishimwe, ni mumumpera amashyi, abamwemeye ntabwo tuzabyicuza. Yesu ni umwami ibihe byose. Ndagira ngo mbere y'uko mbaho ubuhamya dusoma ijambo ry'Imana nshingiraho cyangwa se naryo ridukomeza, kandi ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gukiza. Turasoma muri Yesaya ibice 61 umurongo wa mbere, turasoza ku murongo wa 3, hanyuma mbabwire imbaraga n'imirimo za Yesu. Haranditswe ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumenye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumenye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umubabaro, mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo, mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka, ibiti byo gukiranukira Uwiteka, bimuhesha icyubahiro. Amen. Muri aya magambo dusomye twavugamo ibintu byinshi, ariko ndagira ngo mbatangarize ko uyu muhanuzi Yesaya yari arimo avuga Kristo, yari arimo avuga Yesu, ko azaza akaza gutangaza icyambere imbabazi z'Uwiteka, kuko imbabazi Yesu yazanye ntabwo zigira umupaka, zirenga imbibi. Imbabazi Yesu yazanye ni imbabazi zifite zigenda zikagera n'ikuzimu, ni imbabazi nyinshi, ni imbabazi zitarobanura ku butoni. Yaje kuzitangariza isi yose kugira ngo umuntu wese umwizera akemera izina rye ababarirwe, abone ubugingo, yitwe umwana w'Imana. Icya kabiri, yaje kubohora imbohe. Hari imbohe zari ziboshywe na Satani. Satani yagiye abana babohesha ibyaha, akababohesha umwijima wabyo, ariko turashimira Yesu waje akaba umucyo, akamurikira isi yose, kandi akabohora imbohe, akazikura mu byaha nanjye ndimo. Uyu mwanya ngira ngo mbatangarize ko afite imbaraga zo gukiza kandi agatanga n'ubugingo. Ikindi, yaje gutanga ikintu cyitwa amahoro yo mu mutima, adatangwa n'amafaranga, adatangwa n'imiryango, kuko hari ababifite uyu munsi bababaye, bafite agahinda, ariko iyo Yesu ahageze ibyishimo biraboneka. Imana ishimwe. Ikindi, aje gutanga ibyishimo n'amahoro mu mutima, kandi aza gusana imitima yasenywe na Satani. Ndagira ngo mbatangarize ko Yesu afite imbaraga zo gusana imitima. Twari tubabaye, twihebye, nta buzima twari dufite, ntabwo twari dufite icyerekezo, ariko Yesu ahageze ubuzima buraboneka. Yesu amaze kutubohora, icyerekezo cy'ubuzima kiraboneka. Imana ishimwe, ni mumumpera icyubahiro. Ndi umugabo wo guhamya imirimo y'Imana, ndi umugabo wo guhamya imirimo Yesu akora. Jewe nabaye mayibobo muri uyu mujyi wa Kigali, nabaye
Shemu, naryaga imigati yaboze abacuruzi bajugunye noragura mu bimoteri. Ariko Yesu umugabo mwiza utarobanura ku butoni, ndamushimira ko atirengagiza n'abo ngabo. Uzashoboka uyu munsi ko wihebye, ariko reka ngutangarize ko yaje kubohora. Arahangaha Yesu yasanze nigaragura mu byaha, nari umunyabyaha mubi cyane, kubera imbabazi zagira, kubera imbabazi nyinshi. Ntabwo natekerezaga ko ibyaha nakoze nabibabarirwa, ariko nta nubwo yigeze ambaza impamvu nabikoze, ahubwo mbabariye. Yarambwiye ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Ineza ye narayibonye, Imana ishimwe. Yesu yamamagaye ndi umurasta afite amadrede ku mutwe, nanywaga urumogi sinibuke n'izina ryanjye, nanywaga za mayirungi narazihekenyaga, nari umunywi w'urumogi ku buryo nabaga mu muryango w'abarasta bitwa abasaje. Twitaga abantu b'abasaje, ikintu cyose twavugaga twongeragaho aje kugira ngo twemeze abantu ko turi abasaje. Niba ari ukurya niryaje, kugenda nigendaje, kureba nirebaje, kuvuga nivugaje, ibintu byose twongeragaho aje kugira ngo twemeze abantu ko turi abasaje. Ariko twari abapfu, nta buzima, nta cyerekezo. Twiyahuzaga ibiyobyabwenge ngo turebe ko bwakwira bugacya, tudafite icyerekezo cy'ubuzima. Muri uyu mujyi wa Kigali nahageze kubera ibibazo byo mu muryango. Uzashoboka ko umutima wawe washengabajwe n'amateka, byashoboka nawe ko uyu munsi wiyemza ubona ko udafite ubuzima. Reka ngutangarize ko Yesu wanesheje ari ahangaha kugira ngo akugirire neza. Imana ishimwe. Mama yarananiwe, ananirwa kuturera kubera inkoni za buri munsi data yamukubitaga. Mama arangije aratubwira ngo iwacu ndahazi, namwe iwanyu ni ahangaha. Arangije aradusiga aragenda. Twari abana bane, dusigara tunwigira mu nzu. Aho data bimenye yaje kudutora, muka data aratubwira ngo impuhwe ko atabagiriye ntimuzazimbase. Arangije amashuri abanza nza kuzerera ahangaha muri uyu mujyi wa Kigali. Ndashimira Imana ihindura amateka n'ubuzima. Imana ishimwe. Munsi wanjye wo gukizwa nahamagawe saa 10 za mu gitondo, ijwi rirambwira ngo uyu munsi nurengana urapfa kandi uraburimbutse. Nabibwirwaga n'uwaje gutanga ubugingo, bitamvuga ngo ninde uvuze. Sohoka ngiye kumureba ndamubura, maze kumubura ndagaruka iryo jwi rikomeza kumbwira ngo nurenga hano urapfa kandi uraburimbutse. Hari uwaje gutanga ubugingo. Uyu munsi ni wumva ijwi rye ntiwinangira umutima. Hari uwaje kuguha ubuzima. Uyu munsi ni wumva ijwi rye ntiwinangira umutima, kuko ari hano kugira ngo akugirire neza. Imana ishimwe. Maze guhamagarwa kwakira Yesu, maze kumwizera, yarambwiye ngo manuka ugende ujye ku musozi wawe, niho nzakwereka ineza yanjye nkakugirira neza. Arambwira ngo uzagende ubabarire so, ubabarire nyoko, ubabarire na mukaso. Naramanutse ngenda nta kintu mfite, ndi nzahare, nta kintu na kimwe, kubera turi abarasta. Nta n'imyenda mizima twagiraga, wasangaga umwenda tuguze duhita tuwushabura kugira ngo dushyiremo ikinyuranyo, kubera ko akenshi inyonga zabaga zitwongoza. Nta buzima, umuntu yumva ibintu byose yakora ibyo yumva yishakiye cyangwa icyo urumogi rumwongoje gukora. Nageze ku musozi w'iwacu, bambonye data arambwira ngo sha ntacyo uzimarira. Arambwira ngo nayimbwa ntayo nzikamira. Ariko ndashimira Imana idashingira ku magambo abantu batuvuga. Ndashima Imana idashingira ku by'abantu bagututse, ahubwo Imana igahindura amateka ishingiye kuko yakuremye kandi ishaka ko nawe uba umwana wayo. Ndangije numva ntacyo bimbwiye, kubera ko nari mfite gahunda n'Imana, komeza kumva Imana ari Imana yanjye. Hanyuma igihe kigeze, gushaka kwanjye ntabwo byari byoroshye. Nagiye kurambagiza Yesu, niwe wandambagirije ko sinari kubishobora. Ndanamushimira ko yampinduye umugabo. Hanyuma rero umunsi najyanaga umushinga w'ubukwe, bikurikije situation nari ndimo nuko nari imeze, pasiteri ahamagara umukobwa aramubaza ngo ibintu Raymond yambwiye ni ukuri? Umukobwa aramubwira ati ibyo yakubwiye ni ukuri, dufitanye umushinga wo kuba
arambwira ngo mfite ubwoba ko uzaba umugeni w'icyumweru kimwe. Umva nawe bangereranyaga ukuntu bamfataga, nari nzahari iteye ubwoba, ariko ndashimira Imana ihindura amateka, ndashimira Imana irema ubuzima, ndashimira Imana ikura mu bintu abantu basuzugura banagaya, Imana igahindura ubuzima bugahinduka ubuzima bw'umunezero. Imana ishimwe ko yatanze ibyishimo muri jye. Ubukwe bwarabaye, ndasezerana ndashyingirwa, hanyuma nzashyingirwa kuwa gatandatu. Kuwa mbere nari mfite ibiceri 3 bya 50. Imana ikora igitangaza, nageze kuwa gatandatu gushyingirwa, ibyo nari nkeneye byose nabibonye. Hanyuma Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Reka rero mbabwire ko maze gushyingirwa, maze gushaka no kubaka, maze no kubyara, mfata umwanzuro njya kwiga ntangira segonderi. Nagiye muri tronkome, abana banga kwicarana nanjye ku ntebe kubera ukuntu nari nshaje, mfite imyaka 33. Niho natangiye amasomo, najyanaga n'abana banjye ku ishuri. Hanyuma iyo igihembwe cyarangiraga, twazanaga birote twese tukazanira madamu. Abana bakambwira bati ufite amanota menshi niyo mama hemba, bakambwira bati witonde nawe ushyire hasi tubanze turebe. Urumva, tronkome ndayiga ndayisoza. Tronkome maze kuyirangiza, segonderi ndayirangiza, amasomo yanjye ya kaminuza ndayiga ndayarangiza. Reka ndangije ejo bundi hashize muri 2015 niho narangije amasomo ya kaminuza muri general nursing. Uwari mayibobo, uwirirwa agatoragura, uwo bacuniraga ingoni, uwo bahirikishaga imigeri, uyu munsi nanjye ndi muganga. Iyo nicaye mpereza Imana icyubahiro, avuga ngo ntibizavuye ku bantu, ahubwo byavuye ku Mana ishobora byose. Ni Imana ihanagura imyotsi y'urumogi, ni Imana ihanagura ibitutsi byose bagututse, igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka ngutangarize ko uyu munsi wa none ushobora kuba uri hano uri umusore cyangwa uri umukobwa, ubona icyerekezo cy'ubuzima bwawe nta gihari, ukaba urimo ujya kwiyahuza ibyo biyobyabwenge, ukaba urimo ujya kwiyahuza ubwo busambanyi, wiyahuza ibyaha bitandukanye, urimo ushakira imibereho mu rupfu. Ntabwo ariho imibereho iri, kwa Yesu niho hari ubuzima. Ubu ngubu noneho wapfa kuza ukansunika, banteraga imigeri kubera nasaga n'igikara, nsa nabi ntakaraba. Urumva ndi mayibobo, umuntu wese abona nta gaciro mfite, ariko uyu munsi mfitiye agaciro igihugu, mfitiye agaciro umuryango wanjye, mfitiye agaciro itorero. Yesu yampaye ibyo gukiza imitima ndetse no kuvura abantu indwara zitandukanye bagakira. Niyo binaniranye ndabasengera, kwa Yesu hari ubutware. Imana ishimwe. Uyu mugoroba reka nkubwire ngo Yesu niwe ufite urufunguzo, Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo kuko yazanye imbabazi, uyu munsi umwemerere umwizere. Yabwiye umusamariyakazi bahuriye ku iriba, aramubwira ngo mugore nyizera, kandi numara kunyizera unywa amazi nzamuha azamuhindukira isoko idudubiza kuzagera ku bugingo, kandi unywa amazi nzamuha ntabwo azongera kugira inyota ukundi. Imana yaduhaye amazi amara inyota, dukire inyota y'ibyaha, dukire inyota y'ubugome. Uyu munsi turagenda twemye dufite ibyishimo byo mu mutima, kandi kera twagendaga duhekenya amenyo. Hari systeme twageraga yitwa kurya umwanda, ryaje mwandose. Sinababwiye kubera umwanya bari mutoya, nahamagawe nagiye gushaka Bibiliya, hanyuma nahura n'umuntu nkamubwira ngo hagararaje, bazaje bonaje hehe Bibiliya yaje. Umuntu yakumva ibyo mvuga mu gisaje agahita yirukanka, yagenda nanjye ngasigara aho ngaho nkavuga nise ibintu biragenda gute. Ijwi rikambwira ngo ntugire icyo urya cyangwa unywa, ntunicare utabonye Bibiliya. Muri Bibiliya habamo ubuzima. Iri jambo nuryizera rizagukiza, iri jambo nuryizera rizaguha imibereho, iri jambo nuryizera rizagufasha mu buzima bwawe bw'iteka. Hanyuma bigeze nimugoroba, Bibiliya nyibuze, subira kuri gato twabagamo, ijwi rirambwira ngo nakubwiye ko uticara utagira icyo urya cyangwa umutabonye Bibiliya. Ndavuga nubwo noneho nigenda yaje mu muhanda toraje, bitamanuka muri kaburimbo, nagendaga ndeba iburyo n'ibumoso, Bibiliya sinayibona. N'ubu
mpumuye amaso ndebye imbere yanjye mpita mbona umwana w'umuhungu wari uvuye gusenga, mpita mvuga ni nocikaje niyamburaje. uwo munsi Bibiliya narayimwambuye muha amafaranga 200,000. hanyuma Bibiliya yaguraga 470. ntabwo nari nzi aho zigurirwa, ibyo ngibyo nta nubwo ari kubimbwira, ariko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Bibiliya ndayibona ntangira soma ijambo ry'Imana. Yesu ntimwamumpera amashyi menshi cyane. iyo nicaye muri biro ndi gukonsirita umurwayi, bitanekereza izo nzira zose nanyuzemo, hahita mvuga ngo Yesu uri umugabo, kuko abasha guhindura ubuzima n'amateka z'umuntu akabihindura uburyo abantu batabitekerezaga. nawe ndagira ngo uyu mugoroba nkubwire ngo ubwo baza kukubwira ngo bagusengere, ntutindiganye, kuko ahangaha hari Imana. ahangaha Yesu yaje kuhakorera imirimo n'ibitangaza, arabohora abantu benshi, ari bubohora imitima yashenjaguwe na Satani. uyu munsi arayiha amazi amara inyota. uyu munsi rero reka nkubwire ngo Yesu ari ahangaha kugira ngo akugirire neza. Imana ishimwe. Mungu ngize imyaka ijana nko muri 53. nakijijwe mfite imyaka 25. numva ko nari nkiri umusore, ariko iyo nibutse iyo myaka nabayemo muri ubwo buzima, hita numva ngize urumeze, kuko muri iyo myaka nabayemo yabaye imyaka yo gukoreshwa uburetwa. ariko muri iki gihe hari imigisha yo mu gakiza nagiye nakira, hari imbabazi z'Imana zangezeho. uyu munsi ndaryama ngasinzira, kumva nguwe neza, kumva ndi amahoro. Imana ibahereza umugisha. turagushimiye Mana yacu, twarakubonye ukuboko kwawe, wabanye natwe mu bihe bitandukanye, wagize neza kuturokora, wagize neza kutumenyesha ubwiru bw'ijambo ryawe, wagize neza kuduha Yesu. warakoze Mwami, turagushimiye ko ibyari amarira, ibyari umuborogo, ibyari intimba n'umutima ushenjaguwe n'ibikomere, uyu munsi wawuhinduye umutima w'ibyishimo. icyubahiro n'ikibi cyawe, witeguye gukora ibirenze ibyo dutekereza, kubera ko abantu bari hano bose urabakunda, imbabazi zawe ziri kuri bo. niyo mpamvu ukwizera wese atazakorwa n'isoni. uyu mwanya turasenze ngo ijambo ryawe rikomeze rigire imbaraga, abaririmbyi baririmba abantu bumve buzujwe, kandi ukora imirimo n'ibitangaza, abarwayi bakire, imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza, abantu babohoke mu izina rya Yesu, imbaraga z'ubutware bw'umwijima zihunge, icyubahiro cyawe kigaragaze kuko uri Imana. komeza kubana n'umukozi wawe, twese tugirire umugisha imbere yawe, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.